May I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifurize guhaha mu karonka rwose. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe kandi no kukazogera wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Murabimenyereye yuko ari twe company ya mbere hano mu Rwanda mu kubarangira imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero muri kubireba ku mashusho uyu munsi twabatembereye. Nyamuneka wowe ukeneye nido ibintu bimeze neza cyane, ukeneye gato de mariage uyu munsi abantu bakoze ubukwe ibintu bimeze neza cyane, ukeneye umuvinyo uvuga uti rwose urabizi ari ibintu bitagenda byonyine, ururabo n'umuvinyo ubundi birajyana. Umuntu utanga ururabo gusa rutafite ikintu kiruherekeje na kagato nikagomba kubura ikintu kigaherekeje, agenda bisange muri quick mart rwose cyangwa ahamagare ni hariya ku Gisozi haruguru ya Romantic Garden ihafi gato nko muri metero 100 ku ruhande rw'ibumoso, cyangwa hamagare 0788 43 68 42. Hanyuma gahunda zigene neza cyane nzuri hari mu kivuga iby'abayobozi mutaragera muri nzuri inzuri he hano hari umuntu uvuze ngo mwaramutse neza ibyo bintu murimo kuvuga nibyo pe ariko ndabamenyesha yuko abayobozi batari kubyumva bibereye kuri za WhatsApp zabo na za YouTube mushatse mwabyihorera ibyo bintu navuze bya WhatsApp na ntuza na YouTube. Hari ahantu henshi wakora igenzura mu masaha 9 umukozi akora cyangwa 8 ugasanga uvanyemo wenda isaha imwe ya pause ajya kurya abayishaye kuri YouTube, izindi akora nk'akazi ashinzwe nk'isaha imwe. Hari bose baba bafite internet ahenshi nka 90% hose kubiro haba hari internet free internet. Niyo mpamvu za filime, niyo mpamvu amafilime yo kuri internet views niyo mpamvu zarabaye nyinshi. Imali y'umunsi iri he? Mali ya leo Mali y'umunsi iri he? Wallahi Mali y'umunsi ndabona tuyitangiriye hehe sera Kacyiru. Kacyiru hano mu karere ka Gasabo munsi ya presidence hehe se na US Embassy ni mu Kizuru neza kabisa. Hari inyuma neza mu kizuru cy'imodoka urahabona imbere cyane hari Kacyiru ugiye gutuza abantu munsi ya presidence nibyo bemerewe kuba turariko ayiwe noneho ndabona ari etage se igeretse kangahe irasi shwadi aho hatu ugomba kubosenga cyane ugomba gusenga cyane bayari se iriya rero iri kuri kaburimbo hano na musiribateri wa hatu kuri kaburimbo musiribateri se we never know ubirimwe ama office okay ama appartement wowe uyikodesha bitewe n'icyo ushaka gukora hejuru na apartments yego ariko kandi ushaka no kuyigura tayari irahagana ku isoko Kacyiru 550 miliyoni 550 kaburimbo nini urayibona kaburimbo noneho irimwo inzu enye buri nzu ifite ibyumba 4 na douche na toilette 3 na salon na salle à manger na cuisine. Uvanga ifite ibyumba 16. Hanyuma ubwo aho ni hejuru. Munsi yaho hakaba izindi nkizo. So 8 munsi yaho hasi none hasi. Kuri ground. Hakaba imiryango 4. Buri muryango nawo ufite buri nzu ifite icyumba na salon na toilette, icyumba na salon na toilette. Yes. Ushaka kuyikodesha ugashyiramo office. Ushaka no kwituriramo. Iyi rero niyo nzu ushobora no gukoreramo unatuyemo. Yego kibera hariya hejuru ukaba hejuru ukakorera hasi cyangwa se
ugakorera hasi ugakorera muri salo kuko salo nini cyane bafitemo office working from home icyumba bamo kimwe cya bibiri abana bajya kuderanje bano yakuderanje muri covid cyaje muri covid bahoraga abantu bamwe bagayice nko muri jaride na ka computer kabona nk'ivuye mu kiraro ariko biriya bintu byari biriyoshe akibagirwa yuko ari mu kazi akayiruka biriya bintu byari biriyoshe bigaragaza ko abantu bashobora gukorera mu rugo n'inka barazifite ukaba arimo korora hano akajya kwiha ubwatsi akajya no kwiha ubwatsi kibazo nuko no time to waste byabuza benshi akazi abashumba ubwo batangira kwiyirukana abenshi babuze akazi nyamara bamwe nabe babonye ko ibintu babishoboye iyi nzu rero impamvu wayituramo ntihagire n'ukuderanja ifite ikibanza kinini parking imbere igira no mu gikari nuvuga ngo rero ushaka kuyikodesha gukodeshamo office cyangwa apartment ariko kandi ufite ubushobozi bwo kugura wanayigura $550 ziganirwaho kuko nta muntu ujya ubura ijambo ku mafaranga ye nyamuneka wowe ufite gahunda hari nimero za telefone abari kuri YouTube channel Nzuri Market barayibona ariko bari kuri radio badukurikiye kuri FM bahamagara kuri 0788 48 67 97 cyangwa 0788 22 cyangwa mugane icyicaro cya Nzuri Business Group Limited hariya ku Muhima mu nyubako ya Shema House muri etage ya 3 bakwakirane na yombi. Ariko kandi twibutsa abashaka kugurisha abantu bafite ibintu bashaka kugurisha rwose wirindira nutegeze guteza cyamunara wabugurisha afite ibibazo wabugurisha ashaka kunguka bose tugerageza mwese murabaci ibyejo bibarabeje bikore none kashi mbamo yafite hafi aho cyebana amafaranga abantu barayafite bari nayo kugira ngo tuyabakureho nibwo dukwiriye gutekerezaho kandi umunsi nagombaga kuganira amafaranga ariko ndabona abagomba kuganira amafaranga nabo baje amafaranga abantu bararifite kabisa ifaranga rirahari ari ikibazo mu ijambo rya henura ubuzima dashima ajyabaza kabaza ngo amafaranga kuri wowe ni iki murakoze cyane musema kweli. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ukodesha uwabone ko ari wese gukodesha ntibyakubuza n'ubundi yuko n'ubundi wagura cyase wakoreramo ugashyiramo biro kuko na ahantu heza kandi muri quartier nziza hiyubashye Kacyiru murayizi murabona yuko ari inzu rero kandi yubatse mu buryo bwiza bukomeye. Iyi nzu ushobora kwishyiramo apartment nkuko nabivuze ushobora kwishyiramo ama office ariko kandi wayiguze ushobora no kuyitransforma ugashyiramo na hoteli n'uburenganzira bwawe kuko ni inzira ahantu heza muri Kacyiru ngira ngo abenshi murahazi cyane. Iyi ngiyi rero iracyari Nzuri Business Group Limited tuba tubagezaho imari. Nawe rero waba ufite imari ushaka kugurisha watwegera tukakugurishiriza. Nimero zacu muri kuzibona ku screen yanyu tukakugurishiriza kandi mu gihe gito gishoboka utarindiriye wenda guterezwa cyamunara niba hari ikibazo ufite cya bank cyangwa hari imanza watwegera tukagufasha kandi vuba rwose. Reka kandi tubashimire cyane tubibutse yuko dushaka no kububakira tukabakorera amapura ariko kandi dushaka kubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa. Abantu mufite amazu muze tubafashe kuyashakira abakiriya ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yabayo y'ubukode ndetse no gufata neza inzu mwebwe muri gifaranga ryanyu mwigaramiye. Murakoze cyane turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa.
turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri business group limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifurize guhaha mukaronka rwose. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe kandi no kukazogera wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Murabimenyereye yuko ari twe kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kubarangira imitungo itimukanwa yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero muri kubireba ku mashusho uyu munsi twabatembereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati katikati kabisa, ni hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru, ni hano Kacyiru neza munsi ya Presidence. Ni ahantu rero heza cyane kuri kaburimbo. Tukaba twaje kugira ngo tubereke iyi nzu nziza kandi nini cyane ihari. Ni inzu rero irimo amaofisi, ariko kandi ikaba yubatse no mu buryo bw'amapartema ku buryo ushaka kuyituramo cyangwa se ukayikoreramo byaterwa nawe. Iyi nzu rero ikaba ifite nivo eshatu, ni ukuvuga ngo hasi hari imiryango 4, hejuru yaho hari inzu enye, no hejuru yaho nanone hakaba izindi nzu enye. Urumva yuko ari inzu nini cyane irimo inzu zigera kuri 12. Bivuze ngo ushobora kuyibamo cyangwa se ukayikoramo nkuko nabibabwiye, kubera ko buri nzu ibigiye irimo douche na toilette zirenze imwe, irimo salon, irimo saramanje ndetse irimo na cuisine. Nubwo benshi babamo ari abakoreramo ari abafitemo amabiro, ariko kandi ushobora no guturamo cyangwa se ukayitransforma ikanavamwo inzu zirenze izo ngizo, kuko hashobora no kuvamo n'inzu 20 wagiye ukora inzu z'ibyumba 2 na saro hanyuma rwose ugatunganirwa. Iyi nzu rero, murabona handitseho apartment for rent, ni ukuvuga ngo ushobora gukodesha, ushobora kuza ushakamo inzu yo gukodesha, yaba iyo gushyiramo nyine iyo ofisi, ariko kandi ushobora no kuyituramo. Iyi nzu rero ikaba ikodeshwa amafaranga rwose atari menshi. Buri nzu muri iyi ikodeshwa amafaranga 800 cyangwa se amadolari 800, ariko kandi negociable, ni igiciro, ni amafaranga yo kuganiraho, ni amafaranga yo kumvikana. Murabona ko harimo amadushe meza nkuko nakomeje mbibabwira. Ni ukuvuga ngo ni inzu buri nzu ikodeshwa amafaranga 800, ugasanga inzu irakodeshwa amafaranga 800, ifite ibyumba 3, ifite salon, saramanje, ifite cuisine, ifitemo amadushe n'amatoilette 2, mbese 800, ariko kandi biri negociable, ni igiciro, na amafaranga atari menshi cyane yuko rwose harimo niyo bashobora no kwakira n'500 cyano munsi. Wowe ngwino usura inzu, ibindi rwose ubiturekere cyangwa se tuguhuze na nyirayo mwiyumvikanire. Ntabwo ari ugukodesha gusa, ushobora no kuba unyotewe no gutunga inzu muri Kacyiru, gutunga inzu nziza kandi nini iri kuri kaburimbo. Ushobora no kuyigura. Ni inzu ikomeye cyane, ni inzu iri mu kibanza kinini, ni inzu ifite parking ihagije. Iyi nzu ushobora kuyigura amafaranga atari menshi, kuko ushobora kuyigura byibuze miliyoni 550, ariko kandi nazo ziri negociable, nazo hashobora kugira amafaranga makeya avaho rwose kuri izo miliyoni 550. Wowe ngwino witeguye, ngwino ufite ikofi yawe, ubundi ugira ijambo ku mafaranga yawe, uvuga uti ngewe ndabahaya, niba ushaka kugura, niba ushaka gukodesha, ni karibu cyane. Iyi nzu rero rwose ntabwo ikwiriye kuba igucika. Tubibutse yuko iri Kacyiru kuri kaburimbo neza rwose. Dukeneye rero ugura, ukodesha, uwabone ko ari we wese. Gukodesha ntibyakubuza n'ubundi yuko n'ubundi wagura cyangwa se wakoreramo ugashyiramo biro, kuko ni ahantu heza kandi muri quartier nziza hiyubashye. Kacyiru murayizi, murabona yuko ari inzu rero kandi yubatse mu buryo bwiza bukomeye. Iyi nzu rero ushobora kuyishyiramo apartment nkuko nabivuze, ushobora kuyishyiramo ama office, ariko kandi wayiguze ushobora no kuyitransforma ugashyiramo na hoteli. N'uburenganzira bwawe, kuko ni inzira ahantu heza muri Kacyiru, ngira ngo abenshi murahazi cyane. Iyi ngiyi rero iracyari Nzuri Business Group Limited.
tukaba tuba tubagezaho imari. Nawe rero waba ufite imari ushaka kugurisha watwegera tukakugurishiriza. Nimero zacu muri kuzibona ku maskrini yanyu, tukakugurishiriza kandi mu gihe gito gishoboka, utarindiriye wenda guterezwa cyamunara niba hari ikibazo ufite cya banki cyangwa hari imanza, watwegera tukagufasha kandi vuba rwose. Reka rero kandi tubashimire cyane, tubibutse yuko dushaka no kububakira tukabakorera amapura, ariko kandi dushaka kubamanagingira imitungo yanyu itimukanwa. Abantu mufite amazu muze tubafashe kuyashakira abakiriya ndetse no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano yaba ayo y'ubukode ndetse no gufata neza inzu. Mwebwe muri ifaranga ryanyu mwigaramiye. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Giricumbi hamwe na Nzuri Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. Nzuri Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Giricumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel Nzuri Market. Sanga di makuru kuri y_nzuri_rawa. Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi banzuri Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose kandi tubifurize guhaha mukaronka rwose. Reka kandi tukwibutse gukanda subscribe kandi no kukazogera wowe utarabikora kugira ngo ujye ubona imari zose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Murabimenyereye yuko ari twe kampani ya mbere hano mu Rwanda mu kubarangira imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero muri kubireba ku mashusho, uyu munsi twabatembereye hano mu mujyi wa Kigali rwagati katikati kabisa. Ni hano mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru. Ni hano Kacyiru neza munsi ya Presidence. Ni ahantu rero heza cyane kuri kaburimbo. Tukaba twaje kugira ngo tubereke iyi nzu nziza kandi nini cyane ihari. Ni inzu rero irimo ama-office, ariko kandi ikaba yubatse no mu buryo bw'ama-appartement, ku buryo ushaka kuyituramo cyangwa se ukayikoreramo byaterwa nawe. Iyi nzu rero ikaba ifite nivo eshatu. Ni ukuvuga ngo hasi hari imiryango 4, hejuru yaho hari inzu enye, no hejuru yaho nanone hakaba izindi nzu enye. Urumva yuko ari inzu nini cyane irimo inzu zigera kuri 12. Bivuze ngo ushobora kuyibamo cyangwa se ukayikoramo nkuko nabibabwiye, kubera ko buri nzu ibigiye irimo douche na toilette zirenze imwe, irimo salon, irimo saramanje ndetse irimo na cuisine. Nubwo benshi babamo ari abakoreramo, ari abafitemo amabiro, ariko kandi ushobora no guturamo cyangwa se ukayitransforma ikanavamo inzu zirenze izo ngizo, kuko hashobora no kuvamo n'inzu 20 wagiye ukora inzu z'ibyumba 2 na saro, hanyuma rwose ugatunganirwa. Iyi nzu murabona handitseho apartment for rent. Ni ukuvuga ngo ushobora gukodesha, ushobora kuza ushakamo inzu yo gukodesha, yaba iyo gushyiramo nyine iyo office, ariko kandi ushobora no kuyituramo. Iyi nzu rero ikaba ikodeshwa amafaranga rwose atari menshi. Buri nzu muri iyi ikodeshwa amafaranga 800 cyangwa se amadolari 800, ariko kandi negociable, ni igiciro. Ni amafaranga yo kuganiraho, ni amafaranga yo kumvikana. Murabona ko harimo amadushe meza nkuko nakomeje mbibabwira. Ni ukuvuga ngo ni inzu buri nzu ikodeshwa amafaranga 800, ugasanga inzu irakodeshwa amafaranga 800, ifite ibyumba 3, ifite salon, saramanje,
ifite cuisine, ifitemo amadushe n'amatuwarete abiri, mbese 800,000, ariko kandi biri negociable, ni igiciro n'amafaranga atari menshi cyane yuko rwose harimo niyo bashobora no kwakira 500,000 cyano munsi. Wowe ngwino usura inzu, ibindi rwose ubiturekere cyase tuguhuze na nyirayo mwiyumvikanire. Ntabwo ari ugukodesha gusa, ushobora no kuba